ku buzima bwawe hari imipango ya Satani, ariko hakabaho n'imipango y'Imana. Rero imipango Imana igufitiye nigenda ipangura imigambi ya Satani. Niyo mpamvu wicaye hano bikemera, niyo mpamvu uri muri Kigali bikemera. Hari umupango w'Imana mu izina cyayo. Kandi rero Satani ntiyifuza ko wagirirwa neza, nawe agapanga ibyagira ute ibyabipangura. Ariko Imana ikavuga ngo ndinda ijambo ryanjye, ngarinda n'uwo naribwiye kugeza igihe rigize gute risohore. Yesu ni urukundo rw'Imana, Yesu ni imbabazi z'Imana, Yesu ni impuhwe z'Imana, Yesu ni agakiza cy'Imana tubona mu cyimbo cyo gupfa ahubwo tukabaho. Ubundi by'umwihariko Yesu ninde kuri wowe? Ubundi akeshi turabishwanira ti Yesu ni Imana, Yesu si Imana, ngo Yesu ni umwana w'Imana. Amaraso ya Yesu ni ikigega cy'imbabazi zidashira. Izi mbabazi ntago azigirira abarebare abagufi ngo dusigare. Izi mbabazi ntago zateguriwe ibikara. Izi mbabazi ntago zateguriwe abize. Izi mbabazi nizabize, nizabatarize, nizabagufi, nizabarebare, nizabataha mu cyaro, nizabacuruza muri Matewusi, nizabajya kurangurira mu Bushinwa. Ndatangaza imbabazi mu maraso ya Yesu, kandi ikigega kidashiramo imbabazi ni amaraso yande ya Yesu. Imana yemeye ineza yayo igiye kuguherekeza mu izina rya Yesu. Ineza y'Imana igiye kuguherekeza, aho uzajya ineza y'Imana izaguherekeze. Tera haleluya niba ubyakiriye. Pray la sopra you Allah. Ineza y'Imana iguherekeze. Hari ibintu Yesu azuye mu izina rya Yesu. Hari ibintu Imana izuye, hari ibintu Imana yambuye Satani, hari ibintu yambuye abadayimoni, hari ibintu yambuye abapfumu. Tera haleluya. Yesu ashimwe cyane. Dushimiye Imana itugejeje hano. Ayimvuze ngo dushimiye Imana itugejeje hano. Abaje bigenza tuyihereze icubahiro mu izina rya Yesu. Yakoze. Tusome igitabo cy'Abalewi ibice byaho 16 umurongo wa 14. Igitabo cy'Abalewi ibice byaho 16 umurongo wa 14. Dusome mu izina rya Yesu. Aranditse ngo kandi yende ku maraso ya cya kimasa ayaminjagize urutoki ku ntebe y'ihongerero mu ruhande rw'iburasirazuba, kandi n'imbere y'intebe y'ihongerero ayaminjagize urutoki 7. Hanyuma dusome nanone mu isezerano rishya, urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice byaho 3 ku murongo wa 25. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice byaho 3 umurongo wa 25, paje y'154 mu isezerano rishya. Aravuze ngo niwe Imana yashiriyeho kuba impongano y'uwizera amaraso ye, kugira ngo yerekane gukiranuka kwayo kwayiteye kwirengagiza ibyaha byakozwe mbere y'icyo gihe, ubwo Imana yabyihanganiraga. Imana itugirire neza, amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Hanyuma kubasha amazina nitwa Rusangiza Jean Dodier, rindi ni Dawidi, rindi ni Kajegerezo. Kajegerezo manza ari ryo rizwi cyane. Hanyuma ndi umupapa, mfite madamu, mfite abana. Hanyuma duturutse hariya mu Rurembo rwa Ngoma mu karere ka Rwamagana. Hanyuma ndi umuvugabutumwa bwiza, ngaba n'umunyamasengesho. By'umwihariko rero turabashimiye uburyo Imana yadufashije tukabana guhera kuwa mbere kugeza n'uyu munsi. Hanyuma nshimiye n'ubuyobozi bwanjye bw'itorero babwamaye uruhusha kugira ngo nze kubaganiriza.
ndashimira n'ubuyobozi badutumiye nabo Imana ibahereza umugisha. Hanyuma ejo twagarukiye hariya nyine umwenda wari ukingirije ahera utabukamo kabiri ariko uhera hejuru. Hanyuma tubona impamvu utahereye hasi, mwongeye kubivuga bibabera uko mwizeye mu izina rya Yesu. Hanyuma icyaje kuba rero ni ikihe rero? Dukomereje aho ngaho rero, ngo nyine abantu batakurikiranye amaseri, ngo nyine numva ari byo tumvishe neza uzaduhamagara udusobanuze, nta kibazo tuzagusobanurira. Hanyuma biravuze ngo nababwiye yuko icyo gihe umutambyi mukuru yinjiraga ahera rimwe mu mwaka. Hanyuma ahera cyane habaga intebe ariyo dusomye intebe y'ihongerero. Hanyuma iyi ntebe bajyaga kwiminjaho amaraso, hanyuma ng'ikimenyetso cy'imbabazi. Hanyuma abantu bakababarirwa ku bw'aya maraso bamenye kuri ya ntebe. Hanyuma rero ni ukuvuga mu isezerano rya kera nta muntu wari wemerewe kureba kuri iyi ntebe. Iyo uramutse unayirebyeho wahitaga upfa, ntago wari ubyemerewe, ku buryo n'umutambyi kujyayo yarigengeseraga akamanza yakora amasengesho, agakora ibintu byose bisabwa byo kwezwa. Yemwe abasoma Bibiliya n'ibindi bitabo bakubwira yuko kugira ngo ajyeyo bafataga umugozi bagazirika amaguru ye kugira ngo niba kurura akanyeganyeza bumve ko akiri muzima. Hanyuma bakurura bakumva atavuga atanyeganyeza bakavuga ati ubwo yamwishe byarangiye. Nubwo bagakurura nyine bagashingura singe wahera. Hari hateye ubwoba. Noneho Yesu rero ari ku musaraba, uwo mwenda wari uhakingirije ubuvuyeho. Ukimara kuvaho rero ikintu cyaje kubaho, abantu bahise bareba ya ntebe, bamaze kuyireba babona ntibapfuye. Bo bategereje urupfu babona ntibapfuye, baravuga ati se bigenze bite? Wibuke ko bajyanaga amaraso y'ibimasa hanyuma kugira ngo bababarirwe ibyaha, none hamenetse andi maraso atandukanye n'ay'ibimasa agomba gusimbura andi maraso yose yamenetse. Kubera ko mu maraso ya Yesu niho hari imbabazi za burundu. Amaraso y'imfizi n'inuma ayo ngayo niyababarira abantu ngo birangire. Ariko ndashimira Imana kubw'amaraso ya Yesu yamenetse, imbabazi zarabonetse burundu. Imana ihimba, haleluya. Hanyuma barayirebye abati turapfuye turashize, babona ntibapfuye. Abati papa si tisi bigenza bite? Ati turayirebye, murebye intebe, yego nimwapfa ntabwo twapfuye. Barangije baragenda bahamagara n'abandi bose barahareba kandi byari bibujijwe. Hanyuma yongurikira rero, iyo tuvuze Yesu ninde, ubundi by'umwihariko Yesu ninde kuri wowe? Ubundi akeshi turabishwanira ati Yesu ni Imana, Yesu si Imana, ngo Yesu ni umwana w'Imana. By the way, ibyo ngibyo ntabwo ari byo turibuze gutindamo, ariko ndagira ngo nguheza akantu gatoya gusa kuri buze gutahana uvuga ngo Yesu ninde. Ubundi by'umwihariko Yesu ninde? Yesu ni urukundo rw'Imana, Yesu ni imbabazi z'Imana, Yesu ni impuhwe z'Imana, Yesu ni agakiza cy'Imana tubona mu cyimbo cyo gupfa ahubwo tukabaho. Abantu banyumvishije Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Narivuze yego rata Imana iguha umugisha. Narivuze ngo Yesu definition yihuse cyane. Yesu ni imbabazi z'Imana, Yesu ni impuhwe z'Imana, Yesu ni agakiza cy'Imana, Yesu ni urukundo rw'Imana, Yesu ni imbaraga z'Imana tubona mu cyimbo cyo gupfa twebwe tukabona ubuzima. Tumukomere mu mashyi ababyeyi bamuvugiriza impundu. Tera haleluya. Nuwo Yesu nshaka kukubwira rero. Umuntu ubona ho kugira ngo akwice akakubwira ati baho,
ugira si mwakagombye kwa mwicaye hano atarimo ngo batanu barangije kurambarana, ntabwo byari byemewe. None twaje o kugira ngo dupfe kubera ko twabonye Yesu ari kutubwira ati nimubeho, ati nimubeho. Rero ndashimira amaraso ya Yesu, ndashima umusaraba, ndashima yamva nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Iri ni tangiriro ry'umunezero wanjye, aha ni umutwaro wavuye ku mugongo. Ndashima umusaraba wa Yesu, ndashima yamva nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Reka nguhe itangazo rivuga ngo Yesu amaraso ye ni ikigega cy'imbabazi zidashira. Amaraso ya Yesu ni ikigega cy'imbabazi zidashira. Izi mbabazi ntago azigirira abarebare abagufi ngo dusigare. Izi mbabazi ntago zateguriwe ibikara. Izi mbabazi ntago zateguriwe abize. Izi mbabazi nizabize, nizabatarize, nizabagufi, nizabarebare, nizabataha mu cyaro, nizabacuruza muri Matewusi, nizabajya kurangurira mu Bushinwa. Ndatangaza imbabazi mu maraso ya Yesu, kandi ikigega kidashiramo imbabazi ni amaraso yande ya Yesu. Habaye umunsi Satani aratsindwa, ntiyaheza Yesu mu gituro, maze arazuka, urupfa rutsinze, ubari mu ijuru iburyo bwa Se. Dore urukundo rwatumye apfira, ibyaha byanjye bihamba mu mva. Zarazuka hamuze nase, nagaruka zamushimira ubwo. Tumuhereze icyubahiro Imana ihimba. Mu maraso ya Yesu ni ikigega cy'imbabazi zidashira. Imbabazi z'abantu zirarangira. Mama, umuntu yakubabarira rimwe kabiri gatatu, yarangiza akavuga ati ndakwisabye, ndakwikomye. Ibyo kumenyera ntago birimo ahangaha, ntago tubivugana. Genda. Ariko Yesu kaba 70, kaba 80, kaba 90, kaba 1000, Yesu agira gute? Harakubabarira. Kandi ubwikunda umwana wayo, je ni kwingunda, ndakwiriye, ntari umugome ukwimaye. Zamura ijwi ryawe uririmbe. Mbambiwe ku musaraba, mubaya chungu shayo maraso, siyuko nanjye ndimo nzajya ndirimba ukwiza mw'isi. Urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki?
uwo muntu mwicaranye mu ikiganza umubwenge izo mbabazi ziracyahari, mu ikiganza umubwenge izo mbabazi ziracyahari, ntago zarangiye, aracyazifite. Izo yazamukanye igorogota n'uyu munsi ziracyahari. Turashimira umwami ugira imbabazi ibihe byose, izina rye rihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu. Umwami ni mwiza pe, ni mwiza pe, yarambabariye, yarambabariye, yameneye amaraso abanyabyaha, yaje kizaba kwikiza, yaje garura bahetamishijwe, amara inyota baguyu mwuma, yameneye amaraso abanyabyaha, yaje gukiza batakwikiza, yaje garura bahetamishijwe, amara inyota baguyu amaraso, amaraso ya Yesu ntazigera ashira imbaraga, amaraso, amaraso, haleluya, ntazigera ashira imbaraga. Komera Imana amashyi, Imana ihimbawe. Nafashijwe n'impamo y'Imana. Yesu aguteye amaboko, wino winjire, haracyari byiringiro, wino winjire, ntiwigirire nabi, haracyari byiringiro, wino winjire. Turi ku ijambo rivuga ngo imbaraga zitegeka byose ziva ku ntebe y'ikirata y'Imana. Hanyuma Yesu rero amaze gukora iyo gahunda, kubera iki abantu barebye intebe y'ihongerero ntibapfe, nuko hari umuntu waje azanye intebe y'ishobora byose. Hanyuma nukuvuga Yesu rero iyo ageze ku ntebe y'abana akagera ku ntebe y'abatambyi, kubera ko ari we mutambyi mukuru, kubera ko ari we mwami w'abana, ahita yongera gushiraho indi organization itandukanye niyo bari bafite. Hariya Yesu yarashizeho umurongo, aravuga ati rero mwebwe mwajyanaga ayo maraso kugira ngo mubunge n'Imana, none rero ayo maraso ataye agaciro, amaraso afite agaciro n'ayanjye, kandi namwe mwabatambyi ndabaruhuye, ni njyewe ugiye kubabera n'igitambo, hanyuma nindangiza ngibatambire. Yabaye byose, aba umutambyi, aba igitambo, anaragitambo kinarakirwa, ijuru riranezewe. Ndashimira Yesu watubereye byose. Haleluya, haleluya, twese duhe Imana icyubahiro. Haleluya. Arangije Yesu amaze gushira umurongo rero, bibutse neza yuko intebe y'Imana igeze ku ntebe y'abami bo mu isi irabihindura, kuko ni ifite power gusumbyiza abantu. Yesu rero reka tumurebe rero, amanutse agiye kureba kuri ya ntebe ya Satani, cya kigabo cy'umukara aho kiri cyicaye aho ngaho ikuzimu. Hanyuma muzi impamvu Satani yabwiye Yesu aturansinze ariko nguteze ikindi gihe. Impamvu yabivuze, ubundi mu isezerano rya kera Yesu atari yatanga ngo apfire ku musaraba, abanyabyaha n'abakiranutsi iyo bapfaga bakagenda, Satani yabagiragaho ubushobozi kubafungira ahantu hamwe, bose babaga bari ahantu hamwe. Hanyuma rero uyu Yesu rero kugenda, noneho Satani yibwiraga yuko Yesu natanga
nawe azamukingirana hamwe n'abandi akamugiraho ububasha. Umva iyo mibare rero niyo Yesu agiye guhita akubitamo amatowa. Satani ahita asanga apanga nabi, ahubwo hari umugabo upanga neza. Niyo mpamvu buriya ku buzima bwawe hari imipango ya Satani, ariko hakabaho n'imipango y'Imana. Rero imipango Imana igufitiye nigenda ipangura imigambi ya Satani. Niyo mpamvu wicaye hano bikemera, niyo mpamvu uri muri Kigali bikemera. Hari umupango w'Imana mu izina cyayo. Nukuva uyu mugabo witwa Yesu ni ugira plan nziza, plan kabisa. Kandi muri plan ya Yesu, ubundi muri budget yose buriya muri Yesu yaraguplaningiye amatoni y'ibishimbo uzajya, amatoni y'imiceri uzajya. Ubwo mwijuru bo barabizi, bo barabizi, plan yabo barayifite. Hanyuma rero n'ibindi byiza Imana igutegurira kugukorera ijuru rirabizi. Kandi rero Satani ntiyifuza ko wagirirwa neza, nawe agapanga ibyagira ute ibyabipangura. Ariko Imana ikavuga ngo ndinde ijambo ryanjye, ngarinda n'uwo naribwiye kugeza igihe rigize gute risohore. N'ubundi waje muri Kigali uzi ko bitazemera, uzi ufite agashashi k'umukara ukazanamo imyenda, none ubu ngubu uri kurangura iyo hirya. Waje muri Kigali baguhaye rifuti mu modoka y'amakara, none ubu ngubu uri kwitwara. Wavuye mu cyaro uri mama kidomoro, none ubu ngubu witwa boss. Izo zose zari plani z'Imana. Aiwe ariko abana muhereza Imana icyubahiro, Imana ihimbaza. Hiri ni sengesho gumeneye umutima, icyo nsaba tugumane ntibangugiriye umugisha, ntibangugiriye umugisha. Unyibuke ijisho ryawe, ijisho ryawe nirimbeho ibihe n'ibihe. Ineza yawe, ineza yawe imberekeze ku ndunduro. Iri ni isengesho, iri ni isengesho gumeneye umutima, icyo nsaba tugumane ntibangugiriye umugisha. Imana yemeye ineza yayo igiye kuguherekeza mu izina rya Yesu. Ineza y'Imana igiye kuguherekeza aho uzajya, ineza y'Imana izaguherekeze. Tera haleluya niba ubyakiriye. Pray la sopra you Allah. Ineza y'Imana iguherekeze. Ono Yesu baragiye. No, Satani we yararaho ngaho, imumbaza ibyo yararimo. Ariko umugabo udatinya baramanutse. Yahise amanuka kweri kweri. Abati sawa. Ahantu yarari yicaye, nuko nyine bitagaragara neza, intebe yari yicayeho wasanga yaragwaye muzunga, akahita agwa hasi. Namwe murebe iyo filime. Maze Yesu abonekera Pawulo akagwa hasi, ubwo shitani we urumva atagwirira nase. Ariko wabaye gute? Abaramutunguye. Hanyuma Bibiliya ivuga ngo iki n'ibitabo bya commentaire. Hanyuma ikintu cya mbere yakoze, ngo yamuhagaze hejuru, arangije ngo amwaca imfunguzo. Avuga ati mpereza izo mfunguzo, n'ubundi rikijura urufunguzo waragwibye, rumpereza. Arangije aho ngaho asusumira aho ngaho, ibintu byamucanze, abona Yesu aragiye afunguriye abere. Abati mwebwe turazira, abarafunguye. Aha ngaha agiye gutandukanya abe n'abatarabe. Arangije abati are, kubera ko Bibiliya ivuga ngo intama ze ziramumenya nawe akazimenya, ntizimwitiranya n'ayandi majwi. Akazajya ahamagara rero akabati, Yohana baciye igihanga, come here. Yohana ati twajyaga tubabwira ko azaduhamagara ntimubyumve, ati none tuvuye
bakavuga ati Yesaya bagukereje urukero urampanura ugenda utambonye ariko nanesheje urupfu na Satani vayo. Umugabo ati ye abatu wagukorera nukuri niweho wari warabivuze tuzakora defile tugeze mw'ijuru tunyuranurane mu gisazi shimawe tuzakora defile tugeze mw'ijuru tunyuranurane mu gisazi shimawe. Haleluya. Ngarabahamagara abazukana Satani areba abazamukana Satani areba. Ndagira ngo mbabwire ngo muri aya masengesho tumazemo iki cyumweru hari ibintu Yesu azuye mu izina rya Yesu. Hari ibintu Imana izuye, hari ibintu Imana yambuye Satani, hari ibintu yambuye abadayimoni, hari ibintu yambuye abapfumu. Tera haleluya. Ubu ngubu aho bari baba bari kubatisha maze tuzarebe kazabyara. Ubwo nyine bari kwishima bazi ko byarangiye ngo maze tuzarebe kazadushaka. Nuko uyu munsi byahindutse, uyu munsi byagize gute byahindutse. Everything are changed in the name of Jesus. Toutes les choses sont changées au nom de Jésus-Christ. Amen. Muhereza Imana icyubahiro. Mbwirire ngo abantu babiri bakwegera mbwira ngo byahindutse. Ibyo abadayimoni bari biteze ntabwo bakibibonye, ibyo abanzi bari biteze ntabyo babonye, ibyo abarozi bari biteze ntabyo babonye, ibyo abanzi bari bakwifuriza ntabyo babonye. Ijuru ryatabaye, Yesu yaserutse, Yesu yaje kuzura. Ndagira babiri batatu bagurutse batere haleluya. Prena Soprayo kota la maigone ma Prende maso pito kita Mini wazo Prani wada kita Pai wazo mini fo Imani rabizuye Imani rabizuye Imani rabizuye Imani rabizuye Imani rabizuye. Tera haleluya. Kubirenge byawe niho natabariwe, amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Kubirenge byawe niho natabariwe, amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Kubirenge byawe niho natabariwe, amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Oya ntabwo ariyo dutahana, ntabwo ariyo natahanye. Haleluya. Bari hehe bizihiza imbabazi z'Umwami Yesu, bakarira n'ibyishimo bahimbaza Imana mu mutima. Bari hehe bizihiza imbabazi z'Umwami wacu, bakarira n'ibyishimo bahimbaza Imana mu mutima. Biyambura icyubahiro bagiha Umwami ukwiriye, barira n'inyota nyinshi bashaka gusa n'Umukiza. Umwuka wawe uramamiriza ntimuba wacunguye, nturimbani ntimuba wacunguye. Haleluya. Ngushimene Mukiza we uzuyama, ngushime Mukiza uzuyama. Hereza Imana icyubahiro. Come on. Ubyina neza kwa sebukwe bari gukweramo. Uyu munsi ni vendredi mon cher ami. None wa Imana yagusohokanye ntabwo wari wabimenya.
abandi bagiye ku mucanga bari kubyina ngo zajugumura n'ibiki none wahora Imana yaguserukanye kugira ngo nawe mu gihe bari kuvuga ngo babonye ngo umukunzi wabo ni ikiragi, nawe uri kuvuga ngo nabonye umukunzi mwiza, zose agize gute harabishoboye. Nabonye umukunzi mwiza cyane ngonze tututo yamfatishije umugozi ariko rukundo rweta izo ngoyi zesandeye kubimbata yegoze pam henduwento jenuwa kugeze tekajose ariko sorote ngiye iryoshe wayivana ahantu hari amahumbezi ameze gutya wayavana. Bega amahumbezi yo kwa Yesu. Jésus contrôle. Jésus contrôle. Ahangaha ntugire ikibazo. Icyo urakonsoma cyose fagitire ni Yesu. Icyo ukonsoma cyose fagitire ni nde? Yesu. Yanyishuriye ya myenda yose yambabariye ibyaha atumane yanyishuriye yambabariye ibyaha atumanera. Umunezero wose wakonsoma hano iyo fagitire ni ya Yesu. Ibyishimo wagirira hano fagitire ni ya Yesu. Kandi mwese mwicaye muri VIP maze ndori ariko Yesu uzi kwishurira abantu amatike. Mwese mwinjiye ku itike ya Yesu. Mwese mwaje ku itike ya Yesu pe. Kandi ndagira ngo babwiye ngo muri stoke ya Yesu ntabwo avuga ngo mwihangane ngo nasubije benshi cyane none mwe murindiye. Oya, ibya Yesu nibishira ntonto aramba sangwe nyine. Ibya Yesu nibigira ute ibishira. Tumuhaye icyubahiro mu izina rya Yesu. Ndafashijwe kajagereza. Hanyuma ngabarabazukanye. Nono akantu rero mugomba kumenya rero. Yesu mwibuke ko nubwo ari kumanuka mu buryo bw'umwuka yamanukanye intebe y'Imana kuko we na se numwe. Hanyuma rero iyi ntebe y'Imana yamanukanye yageze ku y'abantu arabihindura. Abantu ntibakongera kuvuga ngo bazajya barinjirirwa yo rimwe mu mwaka, ahubwo bati njyewe intebe yanjye nzanye nibemerera gutambuka igihe cyose mu bishakiye. Mwava gucuruza mukaza, mwava muri Matewusi mukaza, mwava Nyabugogo mukaza. Ndashimira Yesu washize iyo gahunda. Hanyuma ageze rero ku ntebe ya Satani, abati Satani nabo aba wibye bose, abo wari ufiteho ububasha bwose ndabukwambuye, kandi ngutangarije yuko imfunguzo z'urupfu n'ikuzimu n'ubuzima ni njyewe ugize ute uzifite. Bivuga ngo nushaka kugenda wisengerere. Yesu yaranesheje kandi Yesu azahora anesha. Kandi kuburi hose impuhwe za Satani, kuburi hose imbabazi za shitani, ahubwo turiho ku bwa Yesu. None raba ya ntebe y'Imana rero Yesu yazanye. Ikuzimu ibintu yabihinduye, ku bantu yabihinduye. Dore reka mfate Yesu rero mujyane mu ijuru rero kuri ya ntebe rero turi kuvomaho izo mbaraga afite. Ageze mu ijuru ngurikira ahangaha harimo akantu k'ubwenge. Mu isezerano rya kera intebe y'Imana yari intebe yo guca imanza no kugira ute gukatira abantu bagahita bapfa. Ako kanya nta by'imbabazi ngo urabona ngo sasa oya, aho ngaho yo yahita ivuga ati mutera amabuye apfe birangire. Nta bintu byinshi cyane.
ati uwo ni mu mutwike birangire. Bese icyo gihe intebe y'Imana reka ibintu by'amasantimi biki by'imbabazi. None Yesu rero mwumve rero niyo bavuga ngo azamuka ajya mu ijuru, ngo yicara iburyo bw'Imana ishobora byose. None kwicara iburyo mu yandi magambo ngiye ngicara iburyo hariya bwa mushumba. Reka murebe mbigishe ng'umwarimu gatoya. Kwicara iburyo, uyu ni Imana Data, uyu ni Yesu ageze mu ijuru yicaye iburyo, mwabonye ko ari iburyo. Mu yandi magambo hanyuma kwicara iburyo ya ntebe y'Imana agiye kuyihindurira nayo andi mabwiriza. Hanyuma ahangaye ibumoso niho hari ingovu bamuteye icumu mu rubavu. Hanyuma ahita abwira Imana, turabizi ko nyine abantu bakosaga ukahita ubakatira urwo gupfa, ariko noneho mvuyeyo. Dore mbere yuko ubica uzajya uramanza urebe hano, mbere yuko ubica ujye umanza urebe hano. Noneho Imana yirakaye rero ikavuga ati nshingiye ku bintu akoze reka mwice. Yesu ahita yitambika akaba ati do nawe ari mu bana agize ute napfiri. Imana ikaba ati sawa. Noneho ya ntebe y'Imana nayo ihindutse intebe y'imbabazi ku bwa Kristo. Imana ihimbaza. Ubu ngubu mwakagombye kuba mwarapfuye, twararangiye. Dushimiye Yesu wicaye iburyo bw'Imana Data, uhora yerekana aho twakomotse ni mu bise by'amaraso ye. Iyo yerekanye igikomere agabadido ari mubona acunguye, Imana yabatisa reka mbe muretse. Turabyizeye kazagaruka muri rancha wa agakizwa. Ati bumuretse ati surabyizeye ko mu myaka iri imbere zaba yabaye mu Kristo mwiza. Ati direga nawe naramucunguye, ntagira ugucira urubanza, ntagira ukureba nabi. Yesu we ari kukureba neza, kandi Yesu kukureba neza yaje kukwibutsa ngo uri mubo yacunguye. Ntukigirire nabi rero, imbabazi z'Imana ziri hano. Muvuge ngo amina cyane, muvuge ngo amina cyane. Ubuntu bw'Imana butangaje nibwo bwanguyeho imigozi. Byavuye se kuki? Byavuye kugushaka kw'Imana yonyine yabo. Byavuye se kuki? Byavuye kugushaka by'Imana yonyine yambohoye. Biravuze ngo uyu munsi wa none Imana iri hano irashaka kukwegereza intebe yayo y'imbabazi, ukicomekaho ugahabwa imbaraga zitegeka byose. Umuntu uri kuri iyi ntebe y'Imana, kuri iyi ntebe ya Yesu, afite imbaraga zo gutegeka intebe z'abapfumu, agategeka intebe z'abarangi, agategeka intebe z'abakonikoni. Ibyo byose ufite ubutwari n'ubushobozi bwo kubihindura mu izina rya Imana. Iguhaye imbaraga zo gusenya, zo kurimbura ibindi byose byiyitirira Imana atari zo, mu izina rya zakire mu izina rya Yesu, zakire mu izina rya Yesu, zakire mu izina rya Yesu. Haguruka ku maguru yawe tugiye kuzakira. Yesu ntawe magukiza abantu, ntitugasube mu ngeso mbi, ngo tuzabane nawe mu ijuru. haraguhamagara twese turirimbane. Ho tuzabane nawe mu ijuru. Haraduhamagara ho tuzabane nawe mu ijuru. Worship him. Yesu azagaruka tujyaniwe, tugumane na bisi yose. Ho tuzabane nawe mu ijuru. Haraduhamagara
uraduhamagara. Yesu nagushima wangiriye iye Mana ndagushima iye Yesu ndagushima iye wambaye agakiza iye Yesu ndagushima iye wambaye amahoro iye Yesu ndagushima iye wambaye amahoro iye Mana 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 ndagushima. Amaboko yawe Mana ni maremare, amaboko yawe Mana ni maremare we. Amaboko yawe Mana ni maremare, amaboko yawe Mana. Yeah, amaboko yawe Mana ni maremare, amaboko yawe Mana ni maremare. Amaboko yawe Mana ni maremare, amaboko yawe Mana ni maremare we. Mana kuko yangiriye neza iyewe kuko yangiriye neza iyewe kuko yangiriye neza iyewe kuko yangiriye neza iyewe kuko yangiriye neza ewe kuko yangiriye neza. Haleluya 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 haleluya. Nibukunda Yesu sema amen, nibukunda Yesu sema haleluya, nibukunda Yesu koma mu mashi. Aya mashina yawe izamuntu nizawe. Hallelujah, tera hallelujah. Reka mbabwire hallelujah hallelujah. Umva reka mbabwire ubundi gusenga umva gusenga bimeze ngo kurangura kuri, gusenga bimeze ngo kurangura kuri. Muzareba abantu bajya kurangura mu Bushinwa ni Dubai, agera hano Kanombe nta kintu afite, yifitiye agakapu n'udusiripa ng'umusirimu nyine. Ukamubwira ati mvuye kurangura mu Bushinwa, ati ibyo uranguye si biri he? Ariko umurebye abona ameze ng'umusazi. Ariko nubwo ameze ng'umusazi ariko marishandizi iri inyuma. Tera haleluya. Ari abantu banyumvishije rata. Gusenga ni ukurangura kure. Ni ngo kurangura mu Bushinwa, ni ngo kurangura i Dubai. Bakubona uzanye agakapu gusa ari kugeranye mu rugo. Kabati suvuye mama, mvuye kurangura. Nozo uzanye iki? Kumbi bari kukwitiranya marishandize yawe, kontineri iri mu bwato igeze ku cyambi Dar es Salaam. Oya uwa muntu mwegeranye musekere uri murebe mu maso umubwiye ngo marishandize yawe iri inyuma, marishandize yawe iri inyuma, igisubizo cyawe kiri inyuma. Abantu bashobora kubona ntacyo utahanye ariko icyo wasengeye kiri inyuma, icyo wasabye kiri inyuma, icyo wasabye urakibona, icyo wasabye bazakibona. Tera haleluya. Buriya tugiye gusohoka hano, abantu batabizi babone turi abantu b'imbura mu mano, ariko komanda iri inyuma, komanda iradukurikiye, komanda iri kumwe natwe. Igisigaye ni ukuyibonesha amaso bakavanga Imana yanyu n'Imana ishoboye. So
tugiye gusenga isengesho rero ryihutisha marishandize zacu. Iyo umaze kurangura usenga uri kubata Imana, rwose ibicuruzwa byanjye bizangereho vuba, ntibizagira ikibazo mu nzira. Ubu natwe tugiye gusenga ati Imana ibisubizo byacu nibigira ibibazo mu nzira. Abamedi n'abapresi batangira ibisubizo, turabashwanyaguje, turabavunaguye, hanyuma bigomba kutugeraho n'abana bacu turi bazima tutarwaye tujye mu bigomba kutugeraho mu izina ryande cyane. None iri sengesho tugiye gusenga, uru rusengero ni runini, turasenga iminota 5. Buri muntu wese yihegeka ahantu dusenge mu izina rya Yesu. Tangira wihegeka ahantu dusenge, muve mu ntebe muhamagaze marishandize zayo. Mana mu izina rya Yesu turagushimiye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutwari, uri Imana ifite ubushobozi. Izina ryawe rihimbaza, izina ryawe rishigwe hejuru, nta yindi Mana ihwanye nawe. Senga hure, sengera huri. Hari imbaraga zibohora, hari imbaraga zizura, hari imbaraga zizana ibyawe, hari imbaraga zigiye kuzana marishandize yawe mu izina rya Yesu. Imbaraga zitegeka zageza ku buzima bwawe, urabona icyo wasengeye mu izina rya Yesu. Hari imbaraga ziboho praya sotraya kotra prano premo praigo. Turasenze, hamagara ibyawe mama, hamagara yela wazarama otakore brone fodra prano praigo shando preto kita. Senga, hamagara cyane. Abantu nubwo bakubona babona ntacyo ufite, ariko hari icyo waje, hari icyaje. Ijuru ryohereje igisubizo cyawe, ijuru ryohereje ibisubizo byawe, ijuru ryohereje ibisubizo by'abana bawe. Senga, hamagara Imana. Praya waso prayo gonema Prado Dakota, ene wazo prikotra, pane wazo prekota, katika jina na Yesu. Ibyafashe ibyawe nibirekure, rekura. Ibicuruzwa byawe, ibisubizo byawe bikugereho. Zamurijwe ryawe. Senga. Praya sana praya kota pando de kosi bronema pando de kodra ene wasokita. Namwe mudukurikiye online turabasengeye, imbaraga zizura nizigukoreho. Wewe udukurikiye online, ubwo burwayi bukire, ayo madeni ubwo burwayi turabusohora mu buzima bwawe. Sohoka mu bana be, sohoka mu bicuruzwa bye, sohoka akorera. Praya kota pini wazona, praya koti donema etapaniwa prayigone bra zoni wa dokita. Uri Imana ivuze, imbaraga tuzivanye ku ntebe y'Imana. Tuavomye imbaraga zitegeka, imbaraga zibohora, imbaraga zizura. Ubucuruzi bwapfuye nibuzuke, ubukwe bwapfuye nibuzuke. Zura. Praya wana maya sokrebra pando dezo prifo. Senga. Hari ibintu birimo biremeka, hari ibintu birimo bikoreka, hari ibintu Imana ikuzaniye, hari ibintu Imana igukoreye. Shima. Pene waza praigo, pene waza praikotika, pene waza prayo wasokra,
penny was only before. Mwizina ja Yesu, iyo ndwara irasoka, iyo diabete irasoka, iyo cancer irasoka, uwo muvuduko urasoka. In the name of Jesus, I pray, healing the name of Jesus. Every devil, I break every spirit of devil. In the name of Jesus, receive the miracle, receive the miracle. Praise in your job, praise in your family, praising in your work. In the name of Jesus, pray. In the name of Jesus, you are receive the grace, you are receive the peace, you are receive the redeemer, you are receive the salvation. In the name of Jesus, receive. I pray in the name of Jesus, receive the miracle, receive the miracle. The miracle has done in your family, the miracle has done in your job. I pray for you, I pray your family, I pray your work. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Ela sakayamo prayo do kota pando deso praigo nefo pando deso prido kota igo edi wazo praigo turagushimiye Jehovah Sham, Jehovah Nisi. Ayo mashina y'Imana komera Imana mashaho uhagaze. Hagurukira uhagaze utere haleluya. Zamura haleluya nanone. Tuzamuriye gatatu we. Mela zodra shone bale wasotra eni wazo me eladro elefodra. Imani hayo umugisha imirimo y'amaboko yawe mu izina rya Yesu. Akira umugisha Imani haye imirimo y'amaboko yawe mu izina rya Yesu. Imani kwirukanya inyatsi mu izina rya Yesu. Imana yirukanya umwaka mu bucuruzi bwawe mu izina rya Yesu. Rema do praye elefodra. Kora kunda yawe, koza ibiganza. Mana y'imbaraga nyinshi cyane, turasenze iyi ndwara yo munda nicire, nirukanye kanseri y'amara, nirukanye igifu, nirukanye kugwara imsiko mu izina rya Yesu. Ndagukubita daima, ndagusenya abana b'Imana, reka bakorera Imana ari bazima mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. In the name of Jesus, I pray healing. In the name of Jesus, in the name of Jesus, pray. Itakoza bro enefa. Kora mu mugongo wawe, uwo mugongo ndawusengeye. Kira none hangaha, kiri uwo mugongo, 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 kira mu izina rya Yesu. Kora ku mutwe wawe, shira ibiganza. Uyu mutwe wawe ndawirukanaho stroke, ndawirukanaho ibisazi, ndawirukanaho gusara katika jina na Yesu. Kira udukurikiye nawe bikore. Hari imbaraga ziri gukiza, hari imbaraga ziri kubohora. Kira uwo mutwe, kira ayo maso, kira ayo matwi, kira iyo ndwara yo mu muhogo, kira. In the name of Jesus, turasenze mu izina rya Yesu. Tera haleluya. Zamura haleluya nanone. Wa muntu mwegeranye muhobera umubwiye ngo kwakana Imana kuremera ishimwe mu izina rya Yesu. Mubwiye ngo Imana kuremera ishimwe. Abantu nubwo batabibonesha amaso Imana yabiremye. Ikuremera ishimwe mu bana bawe, ikuremera ishimwe aho ukorera, ikuremera ishimwe aho utaha, ikuremera ishimwe mu izina. Ola setro elefo. Kandi hari abantu bagiye kuva hano, bagisohoka hano, batangire babone ibintu bihindutse mu izina rya Yesu. Imana irabihinduye mu izina rya Yesu. Imana irabihinduye mu izina rya Yesu. Ukiva hano Imana yavuganye nawe. Hari imbaraga zitegeka byose, tuvanye ku ntebe y'ishobora byose. Nawe ugiye guhabwa ubutwari. Wirukana abadayimoni mu izina rya Yesu, wirukana inyatsi mu izina rya Yesu, wirukana nyabingi mu izina rya Yesu. Kubera ko
yishobora. So tera haleluya. Hanyuma ndashaka muri iki giterane umuntu uri muri aya masengesho kandi password ni ukuba ufite uyu mugabo witwa Yesu. Utamufite ntago byavamo. Umuntu ushaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, n'umuntu udafite itorero abarizwamo, n'umuntu wari waraguye akabivamo, zamura ikiganza tugusengere. Gira bwango ahangaha ntago witwirirwa dutinda. Umuntu ushaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, n'umuntu wari warabivuyemo, n'umuntu udafite itorero, nazamura ikiganza cye tumusengere. Imana ikumera umugisha rata. Imana ikumera umugisha. Imana ikumera umugisha. Aha, reka twakire umushumba hanyuma akomeze aze no kudusezerera. Hanyuma aha, wo tambuka uze tugusengere hano. Kandi mumbera abana beza ntimusohoke tujyanirane, sibyo? Mumbera abana beza kugira ngo n'ubutahanza hanyuma muze mukomere Imana amashimeshe cyane. Umwe wenyine mu ijuru impundu ziravuga. Yo mu ijuru impundu zigira ute? Ziravuga. Ntago mu ijuru bazavuza impundu ngo waguze imodoka, ngo wubatse muri Kigali. Reka impundu zivuga yuko umunyabyaha umwe yagize ute? Akijijwe. Nta wundi urimo udafite itorero abarizwamo, n'umuntu wari waraguye akabivamo ushaka nawe kuza ngo tumusengere watambuka. Ubwo atabonetse umushumba asengera uwo nguwo, hanyuma tuhite dusengera igihugu cyacu. Mwemonetse gusohoka nitumara kumusengera turasengera igihugu. Ibi byishimo kutwishimye kutunezerewe aya mahoro Yesu yaduhaye nuko dufite n'igihugu cyiza. Mureke gusohoka rero kugira ngo dusengere igihugu cyacu kandi Yesu abahe umugisha. Mana data twese uri mu ijuru, turagushimira kuri Imana yacu, turagushimira ko wumva gusenga. Yumwene data na mushiki wacu turabasengeye mwame kugira ngo bababarire, ubeze kandi batunganye ibyaha byose bakoze. Witeka Imana turasenze kugira ngo bagire neza mu izina rya Yesu. Uhereye none aha bakureho urubanza rw'ibyaha, batwikiriza amaraso yawe, bahinduka baragwa bijuru. Tubisabye tubyizeye kubyumvise kandi kuko bikoze ni mu izina ryawe rya Yesu. Amen. Muhaguruke Jean Paul. Yego. Kurikira wa mugabo arete bafashe. Tugiye gusengera igihugu, sengera n'itorero. Turambura ibiganza dusengera igihugu cyacu. Niturangiza umwigisha leta asengera itorero. Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushimira kuri Imana yacu. Uyu mwanya turasenze kubw'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Tugisabiye umugisha mwami, tugisabiye umugisha mwami, tugisabiye umugisha mwami, tugisabiye umugisha mwami. Abanyarwanda tubasabiye umugisha kandi turasenze mwami kugira ngo igihugu cyacu kigire neza. Turasabye mwami mu izina rya Yesu, duhagaritse imbaraga z'umwijima zishaka gukorera ibibi, duhagaritse imbaraga mbi, duhagaritse ubugambanyi, duhagaritse inama mbi zikorerwa iyo tutagera, zikorerwa mu bihugu bya kure, zikorerwa mu miryango mpuzamahanga, zitatwifuriza ibyiza, zitatwifuriza amahoro, zitegura intambara. Turahagaritse umwuka w'intambara, duhagaritse n'impuha zazo, turahagaritse inzara muri iki gihugu, turahagaritse indwara z'ibyorezo mu izina rya Yesu. Dusabye amahoro, dusabye umutekano, dusengeye abayobozi mu nzego zose. Witeka Imana yacu ubagire neza mwami, uhagararane nabo. Dusengeye inzego z'umutekano, dusengeye inkiko z'igihugu. Witeka Imana yacu uturindira igihugu mwami. Imana yacu turasenze twizeye kuri Imana yumva kandi ugakora ukagaragaza mwami. Urakoze kubyumvise kandi kuko ubikoze mu izina ryawe rya Yesu. Amen. Mana dusengeye itorero ryacu mu izina rya Yesu Kristo. Dusengeye abayobozi bakuru, abashumba bakuru,
abayobozi b'indembo, abashumba b'indembo, turasenze mu izina rya Yesu, abashumba b'amaparuwasi, abashumba b'amatorero, abadiyakoni, abagize mpuzabikorwa, turasenze amakorari yacu, turayasengeye mu izina rya Yesu. Umwuka wera nayimba umuyobozi, umwuka wera nakora imirimo n'ibitangaza, ubashigikire ibyo bakora byose babibwirijwe na mwuka wera. Uwiteka uduhereze kumva ndetse no kumvira icyo umwuka abwira itorero muri iyi minsi. Turagushimiye kubiduhaye kandi kukoranye nabo iby'ubutwari, tugukomeye mu mashyi tukuvugirije impundu mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.